kugira ngo ushire mu bikorwa n'abantu ibyo twiga hari ibyo niga ntabwo ari cyane ariko nabyo nabyongereye ku byo niga kugira ngo nzabashe gukorera Imana nk'uko umutima wanjye ubyifuza. Abahawe umwanya rero kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyo turi kwiga kandi bikomeze kwihugura cyane. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko mu byahishuwe byashyizwe Yohana ibice bibiri umurongo wa mbere kuko karindwi na urwandiko rwandikirwa Abefeso mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice bibiri umurongo wa mbere umurongo wa 10 dusoma umurongo wa karindwi. Ariko dusoma gushima Imana nabonye abakecuru n'abasaza batarahagaze barakomeje umurimo Imana wamugisha bari gukorera Imana mu makorali rwose ndashishikariza n'abasigaye n'umwicaye n'umwanzi afatira umuntu atari mu murimo abo byishoboye bafite imbaraga mugende mukorera Imana. Haleluya. Bakize rwose bakora umurimo w'Imana kandi asaba korali umusubye mujye gufata n'indirimbo n'ubwo mwafata ariho muri indirimbo zimwe mu bibiri abantu bongere bagira ibyishimo byazandirimbo baririmbaga bakanezerwa. Aranditse ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri indwi turi gusoma mu byahishuwe ibice bibiri umurongo wa mbere kugera ku wa karindwi urwandiko rwandikiwe Abefeso. Wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu aravuga aya magambo ati aranditse ngo nzi imirimo yawe umuhate wawe no kwihangana kwawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi n'uko bagenzuye bita intumwa kandi atari zo ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi waragarijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko kandi agatubwira ngo ariko mfite icyo mugaya kareba mfite icyo mugaya wari uko waretse urukundo rwawe rwa mbere wari uko yuko wavuye ukaba wihane wari mirimo n'iyambere kuko nutihana nzaza muri gitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko agatubwira ngo ariko
iby'umukubi y'amatorero unashaka kujya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Ushimana kuzimirimo yacu, ushimana kuzi ukwihangana kwacu, ushimana kuzi urugendo dukora rwa buri munsi, turashima Imana kuzi ibyo dukora mu murimo wayo, turashimana kwibona umusanzu utanga, turashimana kwibona amaturo utanga, turashimira Imana kwibona ibyo ukora byose, ukuntu wanga abita abanyakuri, abita abakozi b'Imana n'abana b'abanyabinyoma, yabizi ukuntu umuhati ugira wo gukunda Imana. Ebyashobora kuba wakunda Imana ariko utayizi, cyangwa cyangwa se ukagaragaza abantu ukuntu ukayirwanisha ariko nta Yesu ufite muri wowe. Ukuntu wakunda Imana urashobora kubwiriza, ukuntu waririmba bose Imana irabibona. Imana ibona ukuntu uzi kuririmba, ukuntu uririmba abantu bagafasha, irabibona. Imana ikibona ukuntu witanga, ibyo bagomba kungaburira abana, ibyo bagomba gutungisha umuryango babitanga ku murimo w'Imana, irabibona. Irabizi ukuntu uvunika ugasengera umurimo w'Imana.
tugasengerana, barwaricaga tukajya inama, barwaricaga tukazamura icyifuzo, mana kirihuriye neza, mana tukiriye neza. Sigaye kwicara tugakorana mwuka muri umudayimoni wakinjiyemo. Yesu akibutsa urukundo rwataye. Yesu kuko mu buzima bwawe akwangisha ibibi, akwangisha ibibi bikava mu buzima bwawe, akakwangisha ibyiza bikakwita gutyo, akakwigisha ibyiza gusa, akajya gusiga kugira ngo abe aricyo bikuyobora. Ni iki cyahindutse mu buzima bwawe? Ni iki wagezeho utaba usanzwe ufite cyatumye ubona ko waba wageze ukibagirwa urukundo Kristo akubwiye? Ibuka aho wavuye ukavuga, wihane, ukore imirimo nk'iyambere, ugarukire Imana yagutegereje. Tujya kwitanga agakiza, kwita kumenya Kristo. Urukundo rwawe ukunda afite Kristo muri wowe. Urashobora gusaza wagasaza witorera ariko adafite urukundo, ariko adafite agakiza. Yaba tukamwerekeza tukarira icyambere yasangaga cyane tukagira itorero, ariko ntakura yeza, ariko nta gakiza yeza atuma, nigeze atuma Kristo mu buzima bwe. Kugira Kristo si ukubuze kuririmba neza, si ukuba warakuriye mu itorero, si ukubuze kubwiriza neza. No mu kabari bazi kuririmba neza, abantu bakishima bakagira n'ibyishimo. Barabizi rwose kandi bakanezerwa. Ntabwo ari byo byatujyana mu ijuru, ahubwo n'ababizi siga turirimbana tukumva kugira ngo batubage mu bwibone. Ubwo rukundo wagakora Kristo ukarurimbana, ahubwo ruzakugeza iyo ugiye. Kuki wareka urukundo rwawe rutubeshejeho? Kuki itorero rwa kamere dayimoni n'ubiwurwa ngo bakatwinjiramo ukatubibamo inzangano? Ugiye akabona umukristo umuyobozi waririmbye ntabwo umuntu azaza mu itorero ari kubonana uzi umuntu ukiriye mu itorero n'umuntu ari gutakaza. Umuntu akomera mu murimo w'Imana. Ni izihe mbuto kwera abari hanze kugira ngo baze mu murimo w'Imana? Ni bande bafitanye mu murimo w'Imana kubera urukundo bugaragaje? Ni bande wandika ku mwaka mu bukene bwawe? Ntabwo azakubwira ngo cyangwa none arwaye n'amagurira uransura n'ishoti uramagurira n'ambaye ubuzima n'urandambika. Niko Kristo azatubwira, tubwire ngo twahuriye hehe nabi, cyangwa wasura kuri mu bitaro, cyangwa waciye ku muntu ubona yambaye ubusa, ubona kuririmba no gusenga nawe ku gitenge ukamwambika. Niho wasuraga, niho wandikaga, niho wagiriraga neza. Tuzirata imbere y'Imana, niturwanye uwo mudayimoni w'urwango hagati yacu, mu ngo zacu, tubwira amagambo mabi atari urukundo tubafitiye, abakomeretsa, abangiriza ejo hazaza. Ibintu byose bitubaho nk'ababyeyi n'abana banyu, uwo mwana yagize uruhare rwinshi cyane. Uwo mwana ubwira ngo ni igicucu kubera ko nta rukundo umufitiye, niko azapfa ko ari igicucu. Yagiye mu ishuri bikanga n'ubundi banditse ko n'igicucu ntacyo nashobora. Byamunanira yagerageza abandi bana bararwara batsinzwe, nibo baragerageza kugira ngo batsinde. Umwana wari wese acika intege, n'ubundi mama yabwiye ko ni igicucu mama ntacyo uzigezaho. Warangiza yarabaye yaranze hanze ngo mwana wambibirira umwana, ari wowe umugize gutya. Murakenyuka mukagira urwango n'abana banyu, mukagira n'umushyira abana banyu, mukarimo ejo tugira ibyo byanyu, mukababwira amagambo banyu. Babyeyi by'urugo rugenzi rwanjye, urukundo iyo ruhari ibintu byose birashoboka. Urukundo rw'itorero rurakura, rikunga ubumwe, rikagera ku iterambere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'iterambere risanzwe. Mureke twubake urukundo, nirwo Yesu atwifuzaho. Mureke dushake urukundo, ukunde mugenzi wawe. Umuntu n'abaje Yesu n'ikintu ko muzajya mu bwami bwo mu ijuru, ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Mureke tugaragaze urukundo nk'abantu bajya mu ijuru, abantu bazi urukundo basanzwe, ari uko wambereye imbuto, ari uko wiga wagaragaye neza. Kandi imbuto z'urukundo hari urukundo. Ese cyangwa wamukabukaho wavuka gukora imirimo nk'iyambere, kuko
igitereko kitabaza hafi. Ese nawe waraje gukuruka ukagundagirwa ntabwo rushaka ko ufite gahunda nyinshi kandi urabizi ko twambuka amazi mu gihe cy'imvura ngombwa ko twambuka umuco cyari kuko tubasha kugira amahoro. Ariko se nawe tekereza n'icyo utaha nta kintu kizaba kibabaje kugereka Imana ikavuga sinigeze kumenya ntabwo nigeze kumenya kuko wararirimbaga kuko warashimangaga kuko nta masengesho wasibagamo kuko nta gahunda y'itorero wasibagamo kuko watanga icyacu n'amaturo kuko wari umuyapani kuko warabwirizaga ariko sinigeze kumenya kubera iki nta mwanya wampaye ntabwo ari ngo muyobore nta rukundo wigeze ugaragaza. Sikubona ubatse igihe no kureba mu nzu y'Imana ibintu byose twabigize ibintu bisanzwe kuko Kristo tuza kubaye Kristo urimo kubwira kunagurana Kristo urimo gukora kuguza urukundo wakagize Kristo urimo urwango na Kristo bene data mureke kuba ku rukundo tugiye bakuru icyo Imana tubwira tugiye gusaba Imana Kristo ndahangaye kuko byinshi biruka niba ntabwo warakibacibutse ubwira umwuka wera akwigisha urukundo usenge ubwira Imana ingero urukundo bararuzi rwabaye ruca muri njye rwarakonje Yesu kugira tugaruke mu itorero yongera tugire neza yongera gutabara akwiyeho akicubutse gushaka nuko ibuka gukora imirimo nk'iyambere ukora imirimo bakora kode maze ukora n'urukundo Kristo ni muri wowe kandi uvuga ibitunganye tutagira ibiganiro bibi kuko ijambo ry'Imana ritubwira tudasinda tutavuga ibiteye isoni tutava mu byizerwa hanyuma abanye Kristo bakamukurikira umugabo wa Kristo abagirira neza akabarinda amanya n'amazi akabagirira neza akabahugisha sisi bugiki bimaze iki kuza tukaririmba ruvuga ati Yesu wakoze ibitangaza Yesu ariko ushaka ukibuka binuza ugasoza ariko nta kintu kizima wigeze ukora muri iyi si kizima cyafashije ubwoko bw'Imana kizima cyafashije itorero ry'Imana warize ufite ariko Kristo nawe nta kigeze bimarira Kristo iki wabimarishije n'uyu mumaro byagize ukiruko mwiga n'uyu mumaro wagize mu miryango yawe n'itorero uyu rukundo ufitiye umuryango ufitiye itorero Yesu araduhamagara ngo twongere tugire urukundo kwataye kwabuze twongere kugaruke ariko kubana kwabo kwiza barakura inshuti zibana uze kubona cyangwa zibona amahoro zibasha gukorera umwami Yesu Imana tumana n'ingeri y'urukundo reka dusushura abacuti asisenge bagera mu Imana itorero kwabuze urukundo mu miryango kwabuze urukundo mu bana kwabuze urukundo Mana ngero tugaruke mu itorero wongere utugirire neza wongere udutabare murakoze cyane Tugushimiye ko natwe twese wemeye kutwibutsa natwe twese ko tugomba kugaruka urukundo rwa mbere mu izina rya Yesu bisabye umuntu wese uri ahantu umuntu wese abasha kumva ijambo ryawe kugira ngo yongere agaruke ku rukundo rwa mbere rubashe kumusubiza mu mwanya we mu izina rya Yesu twirukanye abazimu n'abadayimoni twirukanye imyuka mibi ibasha kutugarura ubwo natwe twese mibi ahubwo natwe twese twirukanye urukundo rwa mbere mu izina rya Yesu umuntu wese mugire neza umuntu wese mugiye kwibuka aho yavugaga mu izina rya Yesu turasabye kugira umuntu wese uri ahantu umugire neza wiga kutifuza bye natwe twese twese n'imyananiro bakoze byinshi twese icyubahiro bakoze byinshi twese icyubahiro bagendeye mu nzira zitari nziza ariko natwe twese turasabye kugira umuntu wese uri ahantu ubashe kumwumvisha kandi umugire neza turasabye kugira ukuboko kwawe kube kuri umuntu wese amahoro yawe agende kuri buri wese mu izina rya Yesu abantu bawe barebe neza mu izina rya Yesu abantu bawe bamugisha mu izina rya Yesu bimanye imyuka mibi baje kugurisha inyuma ahubwo natwe twese turasabye kugira umuntu wese udufasha turasabye kugira umuntu wese neza kandi ubwoko bwawe buri kuba natwe
kudufasha namwe mukatugirira neza izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka